Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, dusange Yezu we soko y'ubuzima, kandi tuzirikana ko isuku ari soko y'ubuzima. Yezu Kristo, ahangaha kuri uyu munsi tugerera kwisukura hamwe n'amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri wa gatanu tariki 19 Ugushyingo 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya mbere cy'Abamakabe, umutwe wa 4 umurongo 36 kugeza ku 37, wa 52 kugeza ku 59. Bamaze gutsinda, Yuda n'abavandimwe baravuga bati, dore abanzi bacu bamaze gutsindwa, ni mucyo tujye guhumanura ingoro no kuyegurira Imana. Ingabo zose zirakorana, barazamuka bajya ku musozi wa Siyoni. Mu mwaka w'149 kwa 25 ukwezi kwa 9, ariko Kisilewu babyuka mu museso, maze batura igitambo gitegetswe ku rutambiro rushya rw'ibitambo bitwikwa bari bubatse. Urutambiro barutaha mu majwi y'indirimbo y'inanga z'amoko yose n'ay'ibyuma birangira. Ibyo bibera igihe kimwe no ku munsi umwe n'uwo abanyamahanga bandavujeho urutambiro rwa mbere. Rubanda rwose rurapfukama rurasenga, berekeza ibisingizo byabo kuri Nyir'ijuru wabahaye gutsinda. Mu minsi 8 yose begurira Imana urutambiro, baturana umunezero ibitambo bitwikwa, ibitambo by'ubumwe n'ibyo gushimira. Urukuta rw'imbere rw'ingoro barutakisha amakamba ya zahabu n'indi mitako, bongera gusana imiryango n'ibyumba babishyiraho inzugi. Rubanda rwose rusabwa n'ibyishimo, isoni bari baratewe n'amahanga zirasibangana. Nuko Yuda hamwe n'abavandimwe be n'ikoraniro ryose rya Isiraheli bemeza ko iminsi yo kwegurira Imana urutambiro izajya ihimbazwa mu gihe cyayo buri mwaka. Ibirori bikamara iminsi 8 mu byishimo no mu munezero kuva kwa 25 w'ukwezi kwa Kisilewu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha guhimbaza iri somo rya mbere turayisanga mu gitabo cya mbere cy'amateka, umutwe wa 29 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Uragasingizwa Nyagasani, nihasingizwa izina ryawe rihebuje. Uragahora usingizwa Uhoraho, Mana y'Isiraheli umubyeyi wacu, ubu n'iteka ryose. Ubuhangare, ububasha, igitinyiro, icyubahiro n'ikuzo ni ryawe Nyagasani. Ibiri mu ijuru no ku isi byose ni wowe bikesha kubaho. Uhoraho ni wowe mwami usumba byose. Icyitwa ubukungu n'ikuzo cyose ni wowe biturukaho. Ni wowe ugenga byose. Mu kiganza cyawe harimo ububasha n'imbaraga, ukuboko kwawe gufite ubushobozi bwo gukomeza no gucogoza byose. Uragasingizwa Nyagasani, nihasingizwa izina ryawe rihebuje. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 19 umurongo wa 45 kugeza ku 48. Muri icyo gihe Yesu yinjira mu ngoro y'Imana, atangira kuyirukanamo abacuruzi. Arababwira ati, haranditswe ngo, inzu yanjye izaba inzu yo gusengeramo, naho mwebwe mwayigize ubuvumo bw'abambuzi. Buri munsi yigishirizaga mu ngoro. Abatware bahereza bitambo n'abigisha amategeko kimwe n'abakuru b'umuryango bashaka ukuntu bamwicisha, nyamara ntibabona aho bamuturuka, kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi bitaye cyane ku byo yavugaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Inzu yanjye izaba inzu yo gusengeramo. Amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo naganze mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Umuyobozi mukuru umwe hirya kure muri Afurika yigeze gusura akarere kamwe nyine. Ako karere kakaba kari kaje mu mihigo mu miyoborere myiza y'abaturage. Nuko uwo muyobozi mukuru agitangira ijambo, aratangira disikuru nyine ati, baturage b'aka karere ko muri Afurika muri abambere. Nuko umuyobozi atararangiza kuvuga, babatangiye kumuha amashyi y'urufayo n'umurishyo w'ingoma sinakubwira, impundu ziravuzwa, rubura gica pe ngo muri abambere. Nuko barangije kuvuza ingoma no gukoma amashyi menshi cyane, wa muyobozi arakomeza rya jambo, dore ko yari atarasoza interuro uretse kwitsa kuri virgule. Nuko arakomeza ati, muri abambere mu mwanda. Ye baba we, ibyari reception ako kanya bihita bihinduka deception. Ibyari byishimo bihinduka ikimwaro n'isoni nyinshi. Ibaze nawe bakubwiye bati uri uwa mbere, utaramenya uri uwa mbere muki cyangwa ikiza guhakurikira, c'est le premier en quoi vraiment. Wajya kumva ko uri uwa mbere mu mwanda, kuba uwa mbere mu kibi babyeyi, kutagira isuku,
ndahamya ndashidikanya ko abaturage bakiva ahangaha bahise bihutira gukora isuku aho batuye, yewe no mu kibuga no mu muhanda, yewe bashobora no kuba baravomeye n'ishyamba kugira ngo hose hake, ejo n'ejo bundi batazongera kuba aba mbere mu umwanda, ahubwo bazaba aba mbere mu isuku. Mukristo umuvandimwe, kandi byaba uko niko Imana nayo umunsi umwe ishobora kuzagutungura wicaye nko mu bantu benshi, nko mu nama, iti mukristo uri uwa mbere. Rero kubera ko usanzwe wicara ku ntebe z'imbere, niyo wumva misa buri munsi, ntusiba amasengesho, yewe n'ibikorwa by'urukundo uri uwa mbere, nuko Imana yakubwira ko uri uwa mbere ugahita uvuza impundu n'amashyi menshi, nyamara Imana yakongera ko atari ukugera neza mu mutima, ahubwo kuri uwa mbere mu mwanda, navugaga mu byaha, ko umutima wawe wenda kubora, kuko Imana ntituzi burya, nubwo twashushanya abana ariko Imana ntituzi. Ese Imana ikubwiye gutyo kuri uwa mbere mu mwanda, mu byaha bya bindi bitagaragara, kandi ese uzarakara wivovote cyangwa uzahita utangira urugendo rwo kwicuza no kwisubiraho ube wanasaba penitensiyo, dore ko utanayiherutse? Ibaze nawe imyaka umaze udasaba penitensiyo, bityo ureke kuba uwa mbere mu mwanda. Kuba uwa mbere mu mwanda babyeyi, bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi aradusaba kugira isuku y'ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana, mu isomo rya mbere turumva Yuda Makabe n'abavandimwe be barimo kwishimira intsinzi bakesha Uhoraho. Singizwa Mana kuko wakoze, Imana yabatsindiye urugamba. Rero kubera ko ingoro y'Imana yari yarateshejwe agaciro muri ako gakubuzo nyine k'abanyamahanga, abarwanya Imana, kwitesha agaciro kubera ibigirwamana, rero Yuda Makabe n'abavandimwe be bakafasha umugambi wo guhumanura ingoro y'Imana, kugangahura no kongera kuyegurira Imana. Muri uwo muhango rubanda rwose rurapfukama rusenga Imana yabahaye gutsinda. Iyo watsinze wibuka gupfukama ugashimira Imana. Nuko rero rubanda mu byishimo bagatura ibitambo no gusanura ibyangiritse. Iri shyaka rya Yuda Makabe n'abavandimwe be ritwibutsa ko abantu twese tugomba kubaha ingoro y'Imana, tukayigirira ishyaka, tukarwanya ibi byose byaberamo, cyane cyane mwanda. Usibye n'abantu, na Yezu umwana w'Imana yatanze urugero mu ivanjiri y'uyu munsi wo kubaha ingoro y'Imana. Ya ngoro Yeruzalemu yirukanywe abacuruzi, abibutsa ko inzu y'Imana ari inzu yo gusengeramo. Nguko gutsinda ukibuka guha agaciro Imana yaguhaye intsinzi mu ngoro yayo ntagatifu, muri kiliziya, mu mutima wawe usingiza gushimira Imana. Mana warakoze, bityo ugaharinda ikibi cyose, umutima wawe ukawurinda umwanda, byaha. Umuhanga yaravuze ati hari ubwoko butatu bw'amazu: inzu y'Imana, inzu y'iwanyu n'inzu yawe. Munumva ko bigenda uva ku kinini ujya ku gito, di general au particulier. Inzu ya mbere niyo nzu y'Imana, ariyo kiliziya, amatafari, imicanga y'amabuye n'amakaro hamwe na hamwe muri ino minsi terambere. Iyo nzu rero nta nama ziberamo, ntawe uhasakuriza, ntawe uhavugira nabi, ntawe utonganira aho ngaho, ntawe uhakorera ikibi, ntawe ucururizamo, nta mirimo ikorerwamo aho, nta kintu cyagakorewe usibye isengesho. Guhasengera nyine nk'uko Yezu yabivuze, inzu yo gusengeramo, inzu y'Imana, kuko nyine iryo ni ihema ry'ibonaniro n'Imana. Ahantu umuntu ahurira n'Imana ni mu kiliziya, mu ngoro y'Imana. Inzu ya kabiri ni ya nzu y'iwanyu, ni abaturanyi, inshuti, abavandimwe, ababyeyi tugomba kubaha, tukabitaho, tukabagirira isuku, tukabambika, tukabagaburira, tukabafungurira, tukirinda ko twabica, ahubwo tukabakiza, tukabasanganira, tugaharanira kubakiza, tubafata neza. Naho inzu ya gatatu ni inzu yawe, ari nayo yanjye nanjye. Niyandi Paulo mutatifa twibutsa mu ibaruwa ye ya mbere yandikiye Abanyakorinto, umutwe wa 3 umurongo wa 16 n'umutwe wa 6 umurongo wa 19. Paulo aragira ati, ubu se ntimuzi ko muri ingoro y'Imana kandi ko roho w'Imana batuyemo? Amen, amen. Le temple de Dieu, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Izi nzu zose uko ari eshatu, Imana mugenzi wacu ndetse nawe cyangwa nanjye, ni iz'Imana zose, kandi Imana izituramo zose, nta namwe Imana itabiri. Imana rero nayo kubera kwizituramo kandi turabana bayo, natwe ikifuza ko twazajya tuzituramo, tukaba twazijyamo zose kandi tukazikorera isuku, ntituba ba mbere mu mwanda muri zo. Kuba umunyamwanda ababyeyi, dushobora rero kugira isuku ya kiliziya, tukayitaka, tugashyiramo imitako nk'iriya Yeruzalemu, tukayikoropa igacya neza, tukayubakisha ikamera neza, tukambara neza ku mubiri inyuma, tukagaragara neza abandi. Ariko twebwe tukamera nka cya gikeri cyatanze imirizo kikibagirwa, tukaba twakwibagirwa ubwacu kwigirira isuku. Kandi byaba umunsi umwe hirya kure muri Afurika, umusore umwe w'urubyiruko yaraherutse gushyira indirimbo y'Imana kuri memory card.
ngo iyo memory card yari ya giga 8, nuko bahita baramubwira bati full memory card yaruzuye kera, uzabanza usiba utuvideo twose turiho twatundi tw'urukoza soni, bityo uzabona umwanya w'indirimbo z'Imana. Ese uyu musore wacu azemera gusiba utwo tuvideo babyeyi, ari amashusho mabi ariho kugira ngo izo ndirimbo z'Imana uzibone uwo mwanya? Ibaze nanjye nibaze ko biri kose ufite telefone n'undi arayifite n'ibindi byuma kabuhariwe, byujujwe n'iki? Ushyiraho iki? Usomaho iki? Ureberaho iki? Ni ijambo ry'Imana ureberaho buri munsi, n'indirimbo z'Imana. Ibaze nanjye nibaze. Rero bakristo bavandimwe, umutima wacu natwe umeze nk'iyo memory card y'uwo musore. Iyo ugiye ukora ibyaha bigenda byisitoka, nuko wa mwanya w'Imana ukagenda ugabanuka buhoro buhoro, ari nako shitani iri kubyinira ku rukoma ngo iratomboye. Noneho ngo shitani ngo ibonye umuntu usambana irishima cyane, kuko ngo mu gihe hari ibyaha bijya kuri memory card mu rugero rwa kilobyte, ubusambanyi bwo buhagera muri za giga biremereye cyane, byuzuza nyine ya telefone cyangwa ya memory card. Rero birumvikana iyo bikoze inshuro nyinshi, zange somba udakura mu kanwa kawe uraremererwa. Birumvikana niba uzashyiraho agasengesho shwi, ajya kuvuga agashapure shwi ati full memory card yaruzuye kera, niba uzasanga waracupiye, warabuze amahoro, warabaye kavimviri, warabaye wa mbere mu nkanda. Ubwo ntihongere kwikoza Imana, wanajya gusenga ukierurutsa kugira ngo abandi batakubona nabi, byamunkize nyine ukierurutsa muri za nzu ebyiri, iyawe uri gutambukamo ibitagangurirwa n'imigese hafi aho ngaho. Mubyeyi, rubyiruko, memory card yawe hari umwanya ugisigayeho? Nivugiraga umwanya w'Imana mu mutima wawe cyangwa yaruzuye? Aha, burya kubera kumva ijambo ry'Imana rya buri munsi, tugirirwa ubuntu tukagira amahirwe yo kongera kubona igihe cyo guhanagura ibyo bibi byose bituremerera mu mutima. Iyo memory card tukayihanagura neza, ibyo byose biyiremerera, ibyo byose bituma yuzura vuba na bwangu. Nuko rero umukristo muvandimwe, nutabihanagura vuba, virusi ziraje zirye ibiriho byose, ubundi bihombe. Kandi iyo memory card uzayivanamo uhita ujugunya na telefone byose, ukajugunya, umutima ukaba wabora. Rero imibiri yacu ni ingororano mutagatifu, nubwo nabyirengagiza cyangwa nawe ukabyirengagiza, ariko niko bimeze nyine. Ese mubyeyi, iheruka ryari gusukura inzu y'Imana? Ku mukristo penitensiya ni umukubuzo w'ibanze. Hari benshi rero mu rubyiruko baharira penitensiya, abasaza n'abakecuru, kera corona nyine itarakameza. Uzi ko kandi hari abapadiri batatanga penitensiya ngo kubera corona, ngo bataza kwandura corona. Padiri we, penitensiya se iza muri corona? Ariko se nanone padiri, nta bundi buryo watangamo iryo sakamento rya penitensiya wirinze kwandura kandi ukarinda n'abandi? Urwanira ute ishyaka ry'ingoma y'Imana? Urwanira ute nk'abariya b'Amakabe ishyaka ry'ingoro y'Imana, ngo kugira ngo utagira uwo wanduza cyangwa ngo nawe uhandure? Ngura ifoto y'uwo mupadiri utagitanga penitensiya. Uwo mupadiri yameze nk'umubyeyi umaze umunsi umwe abyaye agahita akura umwana ku ibere, ngo umwana aracutse da. Umurimo w'ibanze w'umupadiri ni ukunga abantu n'Imana, réconcilier les hommes avec Dieu. Ubwo se padiri we, Yohani Maria Vianney wirwa agatanga penitensiya, agarutse agakubaza ubwo bukire ufite, nivugiraga un curé de la paroisse, icyo uri kubumaza wasubiza iki? Yezu aje uyu munsi agakubaza umwanya yagushyizemo ngo umuhagararire, uko wabigenje nuko byagenze, wamusubiza iki? Padiri, yego nyine ni byiza kwirinda, dore ko biruta kwivuza, ariko se nanone memory card zikomeze zuzura umwanda, ibyaha uri kurebera, ingoro z'Imana zuzura imyanda. Abapadiri barabuze. Umunsi umwe muri paruwasi imwe, urubyiruko rwatinyaga isakamento rya penitensiya, bigeze babaza padiri bati, ko tubona wishimira gutanga penitensiya, ni ukugira ngo ujye wumva ibyaha byacu, ubundi ujye utunenga utunegure, ngo dore baruharwa. Padiri arabasubiza ati, impamvu nishimira gutanga penitensiya ntabwo ari ugufata ibyaha byanyu mu mutwe, kuko Yezu nyine aba yabihanaguye, ahubwo ibyaha numviye mu ntebe ya penitensiya bintera nanjye imbaraga zo gukaza urugamba nk'umuntu, kuba maso no gukenga, kuko icyo cyaha gishobora kuvaho kikanjyaho. Byibuze iyo nagize igihe kirekire cyo kuburirwa n'uwagize iyo experience, bituma nanjye nkaza urugamba, hato nanjye ntaza kuribwa nkababara. Mwabajene mwe rero, usibye inkunguzi ntiwakumva aho undi yaguye ngo nawe ugende uhidegembye uhasatira, icyo gihe urahunga. Ntiwakumva urugo barogamo ngo nawe ugende wasamye. Ntiwakumva aho umwobo w'impiri uri, impiri yarumye mugenzi wawe, ngo nawe ugende usesezemo akaboko ngo reka numve niba yanzoka ikirimo cyangwa ko atabeshyaga. Iyo ntanze penitensiya nibwo nanjye ngira imbaraga zo kuyisaba, bityo sinsohoza abandi gusa ku Mana, ahubwo tujyaneyo tugeraneyo. Amen. Bakristo bavandimwe,
nimutinyuke penetensiya. Birumvikana umuti buryo uvura neza akenshi uraryana urarura. Penetensiya rero nk'ayo mazi yirukana umwanda, bityo sinkomeze kwicara ku ntebe yo kuba uwa mbere mu mwanda mu byaha. Kandi by'imbere bakristo bavandimwe, twese ku isi nta n'umwe uduhemutsemo, dukeneye imbabazi z'Imana. Amazi arahari, ibivomesho n'ibikoropesho birahari, hasigaye wowe nanjye wo gukora isuku kugira ngo simba uwa mbere mu mwanda. Imibiri n'imitima yacu ni ingoro y'Imana, rero aho hagomba kurangwa isuku. Ese nakwibaza nti niye mpamvu ntagisenga ngo bifate, nkarangara ngasinzira ngacika intege mu isengesho? La sécheresse. Wasanga narabaye uwa mbere mu mwanda, wasanga memory card yaruzuye, ariko ubundi kuki ntaba uwa mbere mu isuku ngewe? Aribyo Mutagatifu Agustin yavugaga mu Kilatini ati si iste et istae cur non ego, si ceci est cela, pourquoi pas moi? Ese biriya abandi bashoboye uriya yabishoboye, n'uriya yabishoboye, kuki nge ntabishobora? Kuki nge naho nicaye ku ntebe ya mbere mu banyamwanda? Kuki ntaba uwa mbere mu bagifite isuku, mu batunganira Imana, mu bizihiwe n'Imana, mufite ibyishimo by'Imana? Yezu umwana w'Imana, memory card yanjye, telefoni yanjye, mudasobwa yanjye hariho amavirusi menshi cyane. Ibyaha aho se huzuye kubera ibyaha, ndaho nyikuzurisha ubugome, ubugambanyi, ubukozi bw'ibibi, ubusambanyi n'izindi ngeso mbi zo kwishimisha, kwirata, kwikuza, ariko ngakomeza gukubabaza nandavuza ingoro yawe ntagatifu. Isengesho ryabuze aho rifata, nsigaye njya gusenga nkarambirwa, nkarambika yewe ngacika intege, nkajyayo nkaza kuvayo nabihiwe, kubera ko hari ku gisengesho natuje ibishenzi, amagambo y'ibiterasoni, inzangano, ubugome, kureba filime z'intambara n'iz'urukozasoni, amashusho mabi y'ibiyobyabwenge. Ibyo byose nkararambirota nkabyirirwamo. Yezu umwana w'Imana ndagutabaje, mfite intege nke mu isengesho, kuko umwanya w'isengesho nasimbuje ibindi bibi bitakunyuze. Nyiribambe ndaje unyakire, kuko nahoze kure yawe, none Mana yanjye ndaje unyakire. Yezu nyirimpuhwe unsukure, nkire nkize. Buri munsi Yezu nirinde kwanduza umutima wanjye, buri munsi Yezu turi wanjye, buri munsi Yezu mwiza twibanire. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.